ko bifite imbaraga. Yitegereza mu materaniro abona umukecuru wasinziriye, aramuhamagara ngo benyira runaka ko yasinziriye, maze nawe aramusubiza atoya ndi gusengera umubwiriza. Na Minerivare nayo irakenewe. Umugabo ati hejuru aha hari umugabo ufite Minerivare, ati kandi n'imitinga ntayo. Umugabo ati hejuru aha hari umugabo ufite imitinga, maze wa mugabo wose ati izo ngwano zose ndazikiraga yeme, maze ararunguruka abarabatesheje atari ko se ko byose mwabimbigikiyeho, uwagiye munsi y'uburiri we mumugeneye iki? Mumugeneye iki? Mumugeneye iki? Gahangana n'ikibi gahinduka umutsinzi, imiyaga n'imiraba mu nyanja hongera ntibimungabanye, gahora nkomeye. Ibiturwanya ko bifite imbaraga, ariko Yesu aca birusha imbaraga. Tumwisunge tumwizere, niwe uzatubwira abatsinzi. Ibiturwanya ko bifite imbaraga, ariko Yesu aca birusha imbaraga. Tumwisunge tumwizere, niwe uzatubwira abatsinzi. Cyaduha imbaraga nke Pawulo na Sila, tukaririmba maze gereza zigakinguka, tugaca iminyurusa kanatubohesha, tukavuga Yesu Satani agatsindwa. Ibiturwanya ko bifite imbaraga, ariko Yesu aca birusha imbaraga. Tumwisunge tumwizere, niwe uzatubwira abatsinzi. Ibiturwanya ko bifite imbaraga, ariko Yesu aca birusha imbaraga. Tumwisunge tumwizere, niwe uzatubwira abatsinzi.
waca birusha imbaraga. Tumwisunge tumwizere niwe uzatugira abatsinzi. Turimbane ibiturwanya yego bifite imbaraga, ariko Yesu waca birusha imbaraga. Tumwisunge tumwizere niwe uzatugira abatsinzi. Ibiturwanya yego bifite imbaraga, ariko Yesu waca birusha imbaraga. Tumwisunge tumwizere niwe uzatugira abatsinzi. Tumwisunge tumwizere niwe uzatugira abatsinzi. Tumwisunge tumwizere niwe uzatugira abatsinzi. Nitegerezaga nabonaga bamwe basinziriye, maze rero niba ari ikintu kigora kubwiriza ni ukubwiriza saa sita zageze. Yesu ashimwe. Imana ni nziza kandi ibihe byose. Nabyibuka ye nari ndi umwana muto wacu mu Rusura, hari igihe hari abakuru b'itorero wabaga uzi ko bari bubwirize. Muraho neza yemwe? yemwe maze wamubona niwe usohotse ku ruhimbi, maze ugatekereza ati se mu mutima tese turataha ryari? Ni yego? Maze nawe yabihima akazana nk'ibitabo nka 15. Muraho neza yemwe? Maze mu mutima ugatekereza tese yemwe biriya byose arabisoma tunicaye. Yesu ashimwe yemwe. Maze ukumva rwose birakugoye. None niko na bamwe bari batangiye gusinzira amateraniro. Nibuka umukecuru umwe umubwiriza yarahagurutse agiye kubwiriza, yitegereza mu materaniro abona umukecuru wasinziriye, aramuhamagara ngo benyira runaka ko yasinziriye. Maze nawe aramusubiza atoya ndi gusengera umubwiriza. Abagiye kunzengera rero, Yesu ashimwe. Uwasomye isomo no gusenga yabikoze, ahubwo mwebwe mumbanga amaso mu minota mikeya tumve icyo Imana itubwira. Nejejwe no kubana namwe, nejejwe na korari zimaze gutaramira Imana. Ntabwo mfite impano yo kuririmba, iyo mbagaze hamwe n'umuririmbyi uri kuririmba tenari ndirimbaga ngawe, nahagaramwe n'uri kuririmba ruto ngaririmba ngawe. Ubwo ikibazo ni ukunjiramo hagati. Muraho neza yemwe? Uwahana arakururaga n'uwahano nawe agakurura, maze ibyanje bikaba mu hagati. Ariko reka mbabwire ngo vuba aha Yesu agiye kugaruka, nitugera mu ijuru nzaririmba haleluya. Hari umumarayika wateguwe uzatoza ijwi ryanje, nzaba umuririmbyi. Imana ihabwe icyubahiro. Ndabifuriza mwese kugira ngo ubwo Yesu agiye kuza tuzaririmbane ku nyanja y'ibirahuri, ngo na Yesu Kristo bizamunezeza, ngo maze azahaguruka ijwi ryabaze niwe uzariririmba. Haleluya. Ndanezerewe cyane. Reka mbahe indashyo zaho naturutse. Bene so n'abashiki banyu bakomoka ku itorero rya Gase, intara ya Gase, bambwiye
ngo ningera hano nzabasuhuza. Naho narindi ku isabato abanjirizi yishize mu ntara ya Gahondo barambwiye ngo aho nzagera nzabasuhuza. Samwe murazakiriye? Imana ihabwa icyubahiro. Muri aka kanya rero yazashimwe. Imana ni nziza kandi ibihe byose tugiye kuganirira hamwe amagambo meza cyane kandi magufi cyane. Yazashimwe. Babandi bari kura ku masaha muhumure. Yazashimwe. Amagambo afite insanganyamatsiko ivuga ngo iyaduhamagaye iri kumwe natwe. Ababyumvishe mutabene. Mwongere mutabene. Iyaduhamagaye iri kumwe natwe. Dutangiye amavuna y'ibyumweru bibiri. Yemwe tugiye gusura urugo ku rundi. Yemwe tugiye gukora mu buryo budasanzwe. Reka babwire ngo Imana dukorera nayo ntisanzwe. Niyo mpamvu rero kuko idasanzwe natwe tugomba kuba badasanzwe maze tugakora ibidasanzwe kuko turi mu gihe kidasanzwe. Imana ishimwe cyane. Iyo duhamagaye iri kumwe natwe. Reka dusenga Imana. Data wa twese, Mana iri kumwe natwe, turagushimye ubwo tugiye kumva uvugana natwe. Ufungura imitima yacu, utugirire neza, tukubone nk'Imana mu izina rya Yesu. Iyo duhamagaye ikadushinguye umurimo iri kumwe natwe. Mushiki wacu adusomeye isomo riboneka mu gitabo cy'umuhanuzi Yesaya igice cyaho cya 6 ku murongo waho wa 6. Reka bariho duhera. Maze umwe mu basarafi arahaguruka aza ahondi afite ikaramu ndoke ryaka yakuje urugarama ku gicaniro, hari ingoza ku munwa. Arambwira ati, dore iri gukoze ku munwa, gukiranirwa kwawe kugukuweho, ibyaha byawe biratwikiriwe. Numva ijwi ry'Umwami Imana riti, ndatuma ninde watugendera? Maze ndavuga nti, ninjye bari gutuma. Bavandimwe bene data, ibi byumweru bibiri dutangiye, iyi ntero izabi yacu, maze buri mwe wese azagira umuntu umwe nibura agarurira Yesu. Abaririmbyi barakoze, korari abacunguwe na mwene data wabanje ndetse n'indi korari yababanjirije. Ariko reka ngaruke ku ndirimbo y'abacunguye. Batubwiye yuko kuvuga udakora byangiriza imico. Muraho neza yemwe? Abantu banone, abakristo banone, n'Uwiteka duhire ku munwa gusa, maze nuko akaguhobera, yemwe akagukandakanda no mu mutima ati kiragakenduka. Muraho neza yemwe? Ariko abantu bazakizwa ryari? Maze reka mubwire, amatiku yaratumaze. Bimeze bitaho dutuye, yemwe mu miryango sinakubwira. Yemwe aho kugira ngo abantu bakora inama zo guhesha abandi umugisha, bari gukora inama z'amatiku. None se uzamubwiriza ute uri umunyamatiku kuri we? Kugira ngo tubikore nuko twebwe tubabanza twakizwa, tukabona tugakiza iki? Twarakishijwe kugira ngo n'abandi bakizwe. None wowe umwizera musengana, ndo mubanye neza,
yemwe mu matorero iwacu sinakubwira bamwe babaye abarozi, muraho neza yemwe? Yesu ashimwe. Ati runaka nuko asa nabwo, yaba ari uw'igikaranga asa nabwo, yaba ari uw'inzobe aseka ngo adasetse ntiyabona abo yabuha. Yesu ashimwe yemwe. Bimeze bite? Maze ngo tujye kubwiriza abandi, twebwe byatunaniye, tuzabishobora dute? Twarakijijwe kugira ngo n'abandi bakizwe. Banza ukizwe ubona ugende wamaze kwihana. Bimeze bite mu miryango? Muhanga umwe yaranditse aravuga ngo usabye ko abanzi bawe bapfa ngo ushobora kubona umuryango wawe wose ushize. Abo muvukana akaba ari bapfa bwa mbere, banyoko n'abana banyu akaba ari bapfa bwa mbere. Twarakijijwe, reka natwe nituba twarakijijwe ibyo tuvuga bisa n'ibyo dukora, abatubona bazaherako bahimbaze Data wo mu ijuru. Mu miryango iwacu abagore n'abagabo muri iyi minsi ubusambanyi bwageze ku rwego rwo hejuru, aho umugabo n'umugore babana ari kumwe akaba atazi password ya telefone yundi, kandi n'umugabo ni iki? Yesu ashimwe. Reka tujanirane. Ubwo bamwe batangira ati reka utari washaka, ati byo bimenye ute? Bamwe batangira ati none si ikibazo, ariko reka mbamenera ibanga, hari inararibonye hakaba n'inararisomye. Yesu ashimwe. Hari abantu b'inararibonye, yewe rero n'inararisomye, kandi mwumva ibyo mbabwira kuko ni ukuri. Yesu ashimwe. Maze ugasanga mu matelefone umugabo wo kugira ngo umugabo yaba afitemo ba Alfonsina na ba Oliva, ugasanga yanditseho Alphonse, akongera akabibatiza Olivier, akongera akabibatiza Claude, kandi ni Claudine. Yemwe n'akaga. Kandi abantu duturanye baratuzi. Ubusambanyi bwateye hejuru, noneho sabitwa ngo barize. Ugasanga umugore avuye muri Kigali ati rero, akabwira umugabo ati rero hari umwana twiganye muri promosiyo yacu, uwo muntu yapfishije umwana we, kandi bafite urubuga rwa WhatsApp, no kumbe ni urw'abagabo batagira ubwenge n'abagore batagira ubwenge. Maze umugabo cyangwa umugore akava muri Kigali ngo bagiye gushingura ku Kivu, ku Gisenyi, kandi bagiriye koga ku Kivu no kwibera mu mahoteli meza y'Igisenyi. Mugabo umwe yigeze gukurikira umugore we, yabitekereje, maze aramanuka ageze ku Gisenyi, arangije aravuga ati se yambwiye ngo agiye gushingura, reka manuke nje kureba, ngenze ndebe. Arangije aramanuka, araza ageze Gisenyi, hoteli bari bamubwiye ko ariho bari, barahageze amenya yuko bagiye koga ku Kivu. Yagiye kubahagaze, abona ba nyiramama mwiza baraje, buri wese nuwe, bambaye twenda two mu mazi. Muraho neza yemwe? Ndagira nde. Maze nuka mukubise amaso, timbengira runaka ndatikara, ndetse muvuye gushingura mu Kivu, se mu Kivu havamo imva. Ibyo byose urabikora ngakwihorera, ukibwira ko bangwe nzabishira imbere yawe. Uko bigenza bite? Uko bikurikirana. Abasore n'ingumi byo byabaye ibindi. Hano hanze hari ibisore bya kabutindi, maze igisore kikava hano kikaja gukorera i Muhanga nanga ku Gisenyi, maze agasiga umukobwa bakundana wani Busasamana, umukobwa w'umudiyakonikazi, umukobwa w'umuririmbyi. Yesu ashimwe yemwe. Maze kabutinda ati se uriya mukobwa kumubwira ngo azaze kunzura bitazashoboka. Arasenga
agenza atayemwe none nzamubona nde? Kabutindi rero agakora umutwe akirwaza. N'abasore mwe mwirwazaga igihe kimwe muzagwara mupfe. Abashingure kuko ni hariyo bake. Maze Kabutindi akarwara, yaje guhamagara, maze wa mukobwa ati rwose narembye nda nuwo kumba amazi, nyiramama mwiza we nda n'ikinini cy'umutwe ajanye. Muraho neza yemwe? Sinzi wamugize umuganga ngo warashokoje avuye ibusasamana agiye kurwaza Kabutindi ku Gisenyi. Yagereye musanga umusore ari gutengurwa boshye inka yagwaye ikibagarira. Maze nuko yamwitegereza pese none ko ndaramusiga mwayino nzuka atararamuka. Kandi reka mbabwire, umurwayi wirwaje akira agashaka akarwara niyo umuhaye umuti arawuta. Yesu ashimwe. Agenza ate? Ibyo byose urabikora ngakwihorera ukibwira ko banywe ariko byose nzabishira imbere yawe. Nguko bigenza bite? Uko bikurikirana bimeze bite? Mudamu umugabo umwe yari umubwiriza butumwa ariko afite umudamu mubi, yagenda nawe agasigara mu zindi business ze. Noneho uno mudamu umunsi umwe apanga n'abagabo babiri ku munsi umwe, umwe amuha saa saba undi amuhanga saa 10. Ubwo umugabo yari yagiye kubwiriza, nuko uwa saa 8 saa 7 nako yica gahunda. Hari abantu bica gahunda buri munsi, arayica. Niba yari yibagiwe, niba byari byagenze bite, ibyo ndubimbaze, ntabwo nari ndi kumwe nawe. Maze nuko yica gahunda, saa 9 ziragera, saa 9 n'igice zigeze, maze Kabutindi arasokoza araza. Kandi wa saa 10 amasaga agenza ate? Aregereje. Uwa saa 10 we si ukubahiriza gahunda, ayubahiriza ziri kubura. Ubwo umugabo yamaze kwinjira, ubwo na Kabutindi wa kabiri abarakomanze. Ubwo akomanze rero wa wundi bagiyemo mbere ahita azamuka vuba vuba aje ku parafu. Bokomanga uri mu nzu y'abandi ugakomeza ukaryama. Wakomeza ukaryama yemwe? Nuko agiye ku parafu, nuko agiye kurungura ukabona n'undi Kabutindi basa. Nuko na wa wundi amaze kwinjira iminsi igisambi irageze, naho kumbe na wa mugabo we hari ibitabo yibagiwe, nawe aza kugenza ate? Ubwo agiye gukomanga, Kabutindi wa kabiri wegeye mu ndaruri. Amaze kugera munsi y'uburiri, umugore bicaye gahunda rero yarahindutse asa n'indari. Umugabo akicinjira ahita amubwira ngo ibiryo by'abana byashize. Iyo sije bari bagiriho. Umugabo wizeraga Imana ati rero hejuru aha hari umugabo ufite ibiryo by'abana. Umugabo yavugaga Imana yo mu ijuru. Yesu ashimwe. Yemwe ndagira nde. Maze umugore ati kandi na Minerivare nayo irakenewe. Umugabo ati hejuru aha hari umugabo ufite Minerivare. Ati kandi n'imitinga ntayo. Umugabo ati hejuru aha hari umugabo ufite imitinga. Maze wa mugabo wose ati izo ngwano zose ndazikiraga yemwe. Maze ararunguruka abarabatesheje atari ko se ko byose mwabimbigikiyeho. Uwagiye munsi y'uburiri we mumugeneye iki? Mumugeneye iki? Bavandimwe bene data, nimuhinduke mube maso, mwihane kandi musenge. Yesu araje. Haleluya. Yesu araje kandi naza abamukoreye bakamuyoboka azabagororera. Reka tubanze twihane, abatubona bazabona imirimo yacu myiza, bahereko bahimbaze data waturemye. Haleluya. Imana y'amahoro iturinde twese.
somo risoza riboneka muri Matayo 28 turasoma ku murongo waho wa 16. Matayo 28 murongo wa 16 hari amagambo meza avuga ngo nuko abigishwa 11 bajya i Galileya ku musozi Yesu yabategetse, bamubonye baramupfukamira, ariko bamwe barashidikanya. Nuko Yesu arabegera avugana n'abati, nahawe ubutware bwose mu ijuru no mu isi, nuko mugende muhindura abandi b'amahanga yose abigishwa, mubabatiza mu izina rya Data wa twese n'iry'Umwana n'iry'Umwuka wera, mubigisha kwitondera ibyo nababwiye byose, kandi dore ndi kumwe namwe iminsi yose kugeza ku mberayika y'isi. Uwiteka yadusezeraniye yuko azabana natwe. Reka mbabwire bene data, ubwoba ntibushire. Yesu ni muzima, Yesu ni muzima. Mutinye Imana kuko ari ishobora byose, naho umwana w'umuntu ntacyo azagutwara. Tugabanya amatiku, twimuka urukundo. Tugabanye kuvuga nabi, tubireke, maze urukundo rusabe imitima yacu, maze ubwo Kristu azagaruka, nje namwe ndabifuriza kuzabona Yesu. Abantu nibakuvuga ntugacogore, ahubwo uzagume ku mavi, kuko urugamba rudatsindwa n'urugwaniwe ku mavi. Abagore muri hano muje mwibuka gusengera abagabo banyu, kuko hanze aha ntabwo byoroshe. Abagabo muri hano namwe mwibuke kuja musengera abadamu banyu, uje mu cyumba upfuka umusengera umuvuze mu izina. Ababikora ni bangahe? Ni bake, ni bake. Umugabo umwe baragiye bamwiteranya n'umugabo we, hari abantu wagira ngo bashinzwe guteranya gusa, baragenda bazana amatika ati umugore wawe uyu ugeje guca inyuma, uyu mugore wawe, bavuga byinshi. Umugabo aragenda apanga umugambi mubi, aravuga ati rero uno mugore nkurikije ibyo bamuvuzeho byose, njyewe icyemezo ngiye gufata nuko nzamwica. Amaze gufata umwanzuro ati nzabigenza nde? Nzafata umwanzuro mvuga yuko ngiye guhaha mu Bugesera gukorerayo, azamberekeza amvane mu Gasizana urugero, angeze ku kabari, ndege imodoka, ningera mu nzira nzagaruka iwanjye ndahazi, nzasimbuka uruzitiro, niba ari igipangu nzagisimbuka, azaja mu nzu aryame, nzaja mu buriri, nindangiza kurangiza fere nzasohoka nigendere, bazandabaza nguko abandi babatabaza, kandi ibimenyetso bizabigaragaza yuko ndarimbari bizaba bihari. Arangije nuko yabikoze, aragenda afata imodoka, ageze ngaho imbere aragira shoferi ati hagarara, nje nshaka gusigara. Shoferi ndiyakugenza gute? Ntaye kushibigisha imbaka. Mugabo aragaruka, maze kugaruka nuko yinjira mu nzu, aja munsi y'uburiri, maze umugore yahenze nijoro. Umugore yasengeraga umugabo we, maze ahenze abana baryamye, bamaze kuryama bose, aragenda arapfukama arasenga, aravuga ati Imana ishobora byose, ngweretse umugabo wanje, dore yagiye kurara ku gasani, njewe umujanye kugira ngo ambahire, ndamusengeye mwami, uzamurindira ubuzima. Haleluya. Uzamufashe, uzamurinde uburwayi, maze mwami, maze sinzi aho yageze, wa mugabo uri munsi y'uburiri abarikirije ngo amen. Haleluya. Amaze kwikiriza, waba uri gusenga uzi kuri wenyine, wakumva umuntu yikirije ugakomeza. Umugore agarukiraho, yagiye kubona umugabo asohoka munsi y'uburiri ari kurira, afite ubuhiri, ari kuvuga ati narinzi
uziye neza yuko unyanga babakiyemo ingengabitekerezo mbi, ariko uhereye umunsi ndahindutse. Bavandimwe bene data, reka duhinduke. Witeka barebe neza. Iki cyumweru tuzahinduke, duhindure n'abandi. Imana yaduhamagaye iri kumwe natwe, kandi turi imbere ifite imbaraga. Mbasabiye kuzahirwa kandi kuzemera irarika ry'Imana. Imana y'amahoro ibeze rwose. Mwebwe ubwanyu umubiri byose birindwe bitazabaho umugayo ubwo Yesu azaza. Iduhamagara niyo kwizerwa no kubikora izabikora. Imana ibaha umugisha mu izina rya Yesu. Njya gusoza, haba hari abashyitsi twateranye uyu munsi. Iri jambo ritubwiye ngo iduhamagara iri kumwe natwe. Iri jambo rikaba ribakoze ku mutima, bakaba bari kuvuga bati natwe tumaze kumva yuko Imana iri kumwe natwe, kandi iyo Mana, reka mbamenere ibanga, ntabwo yita ku mateka. Ababyumvishe mwikize mutamena. Ntabwo Imana yacu yita ku mateka y'ibyashize, ahubwo yubashe akemera, Imana iramwemera. Abo bashitsi bakaba bari kuvuga ngo natwe turagira ngo iyo Mana ibe Imana yacu, natwe tuyihitemo bikirwa uyu munsi. Batambuka bakaza hano imbere maze tukabasengera. Abashitsi nibo mbereyeho bwa mbere.